Nyemerera nongere nkusuhuze ndetse nanagushimira wasemo gukurikirana platform KWP 250 2021. Narakubwiye ngo uyu ni umwaka w'akazi kenshi. Abahanzi bacu ko ari babiri, ni Davis D ndetse na Kevin Kade, ubu ngubu bamaze amasaha agera ku 10 bari hanze y'igihome. Ibi ngibi bikaba byavuye mu mwanzuro w'urukiko wafashwe kuri uyu wa gatanu, ubwo abahanzi babiri Davis D ndetse na Kevin Kade na gafotozi Habimana Thierry bari bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana n'ubufatanyacyaha mu gusambanya umwana utaruzuza imyaka y'ubukure. Barekurwaga by'agateganyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 14 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2021. Aba basore uko ari batatu bari bamaze iminsi itari mike bari mu gihome. Mu rubanza ruheruka bari basabiwe n'ubushinjacyaha iminsi 30 y'agateganyo bari mu nzu y'igihome. Ku gicamunsi cy'uyu wa gatanu nibwo hasomwe umwanzuro w'urubanza. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko Davis D ndetse na Kevin Kade na mugenzi wabo Habimana Thierry bafungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze, kuko uru rukiko rwasanze nta mpamvu zikomeye zihari zatuma bakomeza gufungwa. Icyashingiweho mu kurekurwa ni uko raporo ya muganga zihari zagaragaje ko uyu mukobwa uvuga ko yafashwe ku ngufu nta karangabusugi yari asanzwe afite, yari yaragatakaje mbere y'uko ahura n'aba bahungu. Uko uru rubanza rwabaye kuri wa 12 Gicurasi rwagenze, ku wa 25 Mata 2021 nibwo hatangajwe inkuru yitabwa muri yombi ry'aba bagabo kari babiri Davis ndetse na Kevin Kade, abasanzwe bakurikirana platform KWP 250. Inkuru yose twayibagejejeho ukuntu byagenze ku itariki ya 5 Gicurasi umwaka wa 2021, uko ari batatu bari kwitaba urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ku ifunga ry'agateganyo ndetse n'ifungurwa. Icyo gihe urubanza rwarasubitswe bitewe n'uko Kevin Kade ndetse na Habimana Thierry batari bafite ababunganira mu rukiko. Tariki ya 12 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2021, umunsi wari utegerejweho ko uru rubanza rwarimo rugukiranywemo Davis D ndetse na Kevin Kade hamwe na Thierry basubira mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ku nshuro ya kabiri, warageze maze umushinjacyaha abasabira igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo dosiye ikomeze inonosorwe ndetse barebe urugero n'abandi bose, cyangwa se babere urugero n'abandi bose bateganya kuba bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Habimana Thierry wafatanwe uyu mwana wari waraye iwe yahakanye ibyo aregwa, avuga ko amasaha yari yafashe uyu mukobwa maze bikaba ngombwa ko amucumbikira. Umuhanzi Kevin Kade yavuze ko ahakana icyaha aregwa, asaba urukiko kumurenganura kubera ko afite umwishingizi uhamya ko afite umwirondoro we uzwi, cyane ko yavugaga ko uyu mukobwa yaje aje kumusura nk'inshuti ariko atigeze amusambanya. Uwunganira Kevin Kade mu mategeko yavuze ko basanze uyu mukobwa nta karangabusugi afite, yaragatakaje kera, ariho yanahereye asaba urukiko kurenganura abaregwa kubera ko ntibazi igihe uyu mukobwa yasambanyirijwe ndetse n'abamusambanyije ngo ni bande. Davis D yahakanye ibyo aregwa by'uko yaba yaragize ubufatanyacyaha mu gusambanya uyu mukobwa. Uwunganira Davis D yavuze ko nta kintu na kimwe gihuye n'ibyo umukobwa yatangaje ko biri mu cyumba cya Davis D, ndetse ngo no mu ibazwa ry'uyu mukobwa ibyo yemeje ko birimo bitandukanye n'ibiri muri icyo cyumba, cyane ko nyine nk'umukobwa wavugaga ko yafashwe ku ngufu yaravuze ati ngiye banjyanye mu cyumba cya Davis D. Urukiko rero ruba ngombwa ko rumubaza ruti ese muri icyo cyumba cya Davis D ukigeramo ni ibiki wabonye? Umukobwa aratangira avuga
ati njye nabonyemo ibi n'ibi, ariko ubushinjacyaha bugiye kugenzura neza, urukiko rugiye kugenzura neza mu cyumba cya Davis, umwami w'abana, basanga ibyo bintu nta birimo, basanga umuhungu wacu barimo baramubeshyera. Urukiko rero rwafashe umwanzuro, ruravuga ruti nta mpamvu yo kugumya gufunga iki cyamamare nka Davis D. Abantu bose bakunda Davis D w'abanyarwanda baravuga bati katumurekure kubera ko uyu muhungu arimo ararengana. Bimwe mu byavuye mu marido mu babloga bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda byavugaga ko Davis D hari abantu bitwaje inzego bakuriye cyangwa se ibyo bashinzwe muri leta, bakavuga bati aba bahanzi na n'ubundi twari tubarwaye, reka tubafate. Muri abo bantu bivugwa ko harimo onkle w'uyu mukobwa wari usanzwe yanga Davis D kubera ko ngo Davis D ngo aririmba uturirimbo dushimisha urubyiruko, bigatuma uyu muonkle agenda avuga ati Davis D aho nzamufatira rwose bizaba iri gutya. Uwo muonkle bivuga ko ngo ari umwe mu bapolisi bari bakomeye icyo gihe bakomeye, ariko muri iyo case bivuga ko ari umwe nawe mu babigizemo uruhare, bigatuma Davis D bamufata ntacyo bamushinja, cyane ko n'umukobwa yavugaga ko Davis D atigeze amufata ku ngufu, ahubwo we ngo yahise asohoka umukobwa akihagera, ngo Kevin Kade akaza ngo kwiyaranja. Ariko Kade nawe umuhungu uri kuzamuka neza rwose, abanyarwanda barikomeje kugenda biyumvamo, nawe byaje gusanga ko uyu mukobwa atarashobotse, cyane ko Kevin Kade yiregura yavuze ati uyu mukobwa na n'ubundi rwose ntashobotse, nta mpamvu yo kugira ngo ngewe mujye kumbaza iby'uyu mukobwa. Uyu mukobwa ubasha kujya kurara ahandi hantu gutyo gusa ntanabwiye iwaba haraye, ibyo ngibyo ntabwo ari njye mwajya kubibaza. Nuko nguko mu rukiko byari bihagaze, imanza zari nyinshi. Mu gusohoka kw'aba bagabo babiri ibi byamamare, nk'uko byagaragaraga mu mafoto ndetse n'amashusho yagiye afatwa ku binyamakuru n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, byari ibyishimo ku miryango, kuri management team ya bano bahungu bombi babarizwa muri Incredible, ya Bagenzi, nyakubahwa Dr Bagenzi Bernard nawe yaramwe mu bitabiriye umuhango wo kurekurwa kw'aba bahungu. Abasore be yari yazanye amamodoka menshi cyane, wabonaga ko ari ibintu yari yiteguye, avuga uti abahungu banjye ngomba kubatahana, ngomba gutahana Biryogo wanjye, ngomba gutahana Sophia, umuhungu w'abanyarwanda Kevin Kade, bagataha muri Incredible Music bagakomeza bagakora umuziki. Bamwe mu banyamuziki bagiye bagaragaza uburyo ki ibi bintu bidaciye mu mucyo, nkaho nk'uwitwa Bushari we wari umenyereye no gufungwa cyane, we yavuze ko rwose ibi bintu polisi y'igihugu ikomeje kugenda ngo ibakorera we bitari kumushimisha, kubera ko ngo ntabwo bari guha freedom abanyamuziki ngo baba abanyamuziki, ahubwo barashaka kubagira ukundi kuntu, ngo umunyamuziki ngo aragenda ngo umuntu polisi akaba muri inyuma, ngo kandi ibyo ngibyo kuri Bushari Shido w'abanyarwanda we yaravuze ati rwose ibi bintu bigomba kurangira. Abandi benshi bagiye batandukanye harimo Decat Babalao, umwe mu ba blogger bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, nawe yaravuze aravuga ati ibi bintu byo kwitwaza urwego uhagarariye ukashaka gukandamiza abantu bamwe ngo nuko bakora ibyo utishimiye, nabyo bigomba guhagarara. Uwitwa Jeswiza wa Mipango, umuhungu w'abanyarwanda, nawe yaryunzemo aravuga ati rwose abahungu bacu bari kuzira ubusa. Abandi benshi bagiye batandukanye barimo Rafiki Coga, barimo Platini P, harimo n'abandi benshi mwagiye mubona bagiye bagaragaza reaction z'uburyo bababajwe cyangwa se batewe agahinda no gufungwa k'abahanzi nyarwanda bakomeje kugenda bafungwa nk'intuza, bafungurwa nk'inzugi, kandi usanga ibyaha barimo barakurikiranwaho ari ibintu utapfa kuvuga ngo ni gutya muhanzi ngaragiye bahise bamufata bahise bamujyana hano. Wowe udukurikiye uratubwira nawe uko ubyumva, gusa nanjye icyo navuga ni kimwe, biriya bintu ntabwo ari byo, bigomba guhagarara. Niba uri umukozi wa leta, korera leta, yego nibyo, ariko ureke gushaka kugenda ku bantu. Umuhungu wacu Davis rero muri no minsi murabizi bamufunze akimara gusohora pose, bituma pose itanakora neza, ariko yahise ateguza abanyarwanda arababwira ati ngewe ngarutse bitandukanye nuko mwigeze mumenya, bivuze ngo agiye kuduhereza akandi karirimbo gashimisha urubyiruko, noneho kuzuyemo n'ubutumwa bunabwira abari bamufashe
uko ibintu bigomba gukorwa. Ni platform KWP250, ukore subscribe nanyiza ukore like ukore share, ujye muri description urebe link ya Afrochat uhagere ufungure konti cyangwa se udownloading application wumve imiziki nyarwanda n'imiziki y'umwami w'abana David n'imiziki ya Kevin Kade yose